nitwaga rasita kandi nta musatsi ngira. Barabara bati rasita kwibisha ikaramu, nakwibaga zeri imwe haba nagutwara miliyoni 2 n'igice. Rasita kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, garuka usubire, gukodesha amazu atarayanjye, nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nageraga nkasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupangayi. Yamaramo iminsi 3 bagakubita bakanaga hanze amafaranga narayatwaye. Twongere dusuhuzanye. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dushimiye abayobozi bacu baduhaye ikaze, kandi dushimiye namwe abaririmbyi, dushimiye abashyitsi n'abasangwa, abacuranzi n'abatekinisiye, mwese muhabwe umugisha. Aha, nkuko ni perezansi ya raguru, nitwa Alexis Murwanashyaka, mbarurerwa mu rurembo rwa Kigali kuri ADPR Muhima. Rubatse mfite madamu n'abana 3 n'undi tugiye kubona vuba aha. Yesu abaha umugisha mwinshi. Dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, igice cya 8 umurongo wa 32, ndasimbuka nsome no wa 36. Aranditswe ngo namwe muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. 36, nuko umwana nabo batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Ngiye kubaganiriza ijambo ryitwa kubaturwa n'Imana. Imana ikakubatura ikagukiza ubusambanyi, ikakubatura ikagukiza ubusinzi, ikakubatura ikagukiza uwo mujinya ugira umeze nk'uw'ingwe, ikakubatura ikagukiza ubushizi bw'isoni, ikaguhindura icyaremwe gishya. Mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 3 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza ko iritinze, ahubwo twihangana idashaka ko n'umwe wapfa arimbutse, ahubwo ishaka ko bose bihana. Nicyo gituma Imana irinda umunyabyaha, ngo nukugira ngo hatagira n'umwe upfa arimbutse, ahubwo ishaka ko bose bihana. Twishimire ko ari umutunzi w'imbabazi. Mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 28 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge nto cyaba ari igikire. Kuri uwo murongo wa 13 mu gice cya 28 mu Migani, Bibiliya ikavuga ngo umuntu wifite icumuro bye ntago azagubwa neza, ngo ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Zaburi ya 34 umurongo wa 21, Bibiliya ikavuga ngo Imana irinda amagufa y'umukiranutsi ngo ntananirwe nivunika. Imana ikunda umukiranutsi. Imana ikumbaturire kugera ku rwego umuntu aba umupagani akanywa n'inzoga rwihishwa, kugera ku rwego umuntu abatwa n'ibiyobyabwenge, ubu hari inzoga zabamennye zabamaze zitwa kayuki, ivubi, yewe muntu, nyirantare, sinzi unyuza aha, garuka usubire. Hari n'indi na inspector muri police ejo narindi muri Nyabihu ngo yadutse yitwa nzaba nogejo. Umuntu arayinywa agataha yarara ameze nk'indege igiye kugwa ku kibuga. Ariko ndinginga Yesu wadukijije ibyaha nawe ngongera kubatura. Kugera ku rwego umugabo agira umujinya agatemagura insina kubera umujinya. Kugera ku rwego umugore ashira isoni ku rwego rwo hejuru akaba atagabujira umutware we. Kugera ku rwego abana babibirara akanywa urumogi akiba abaturage, ibyaha byaramuzengereje. Ariko ndinginga Yesu ubatura abanyabyaha ngo nawe yongera kubatura. Haleluya. Mukazana aranga nyirabukwe, nyirabukwe aranga bakazana, umugabo ntagikundana n'umugore we, umugore ntagikundana n'umugabo we, abana bananiye ababyeyi babo, ibyaha byabaye byinshi. Ariko ndinginga ijuru ribatura abanyabyaha ngo ryongere rukora akazi muri uyu mwanya. Kandi haracyariho ibyiringiro. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 26, Bibiliya iravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaje kumenya ukuri. Bibiliya ikavuga ngo ntihacyongeye gutanga ikindi gitambo cy'ibyaha, ngo keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Na mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli 18:20, Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa,
Bibiliya ikavuga ngo umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Bibiliya ikavuga ngo gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Uyu mwanya ndashaka kuganira n'ibyiciro bibiri. Ndashaka kuganira icyiciro cya mbere cy'abantu baba hanze batajya baba mu rusengero. Icya kabiri nkaganira n'abantu bameze nkaho ndi mu rusengero, kuko domeni iyo ari yose nzi kuyigisha. Nahoze mbona hano mutambira Imana mubyina cyane, ngo ndano kubivuga iwacu muri ADPR kuko ndi umwigisha muri ADPR nk'uko abana biga saa sita na nimugoroba. Ngo ndano kubivuga iwacu ko ntacyo bimaze kwambara ijipo igera ku birenge ariko umuntu afite ibyaha bisumba. Ko ntacyo bimaze kubyina cyane mugatambira Imana kandi mbiyagisikize. Gutambira Imana mukabyina mugatega amaboko ni byiza, ariko se kubyina urakijijwe? Kutera haleluya buri kanya urakijijwe? Ko wirwa uzenguruka ubwiriza ubutumwa bwiza unahanura urakijijwe? Ugira umujinya, ugira ishyari, urangana, ugambanira abanyetorero, wigize nk'ishyitsi mu rusengero, muri korari nta muntu ugikorora. Niyo akoreye gatora banga ngo korari nyimazemo imyaka 10, nushaka ubimazemo 30, niba udakijwe neza byose ni zero. Icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho. Hibwirira n'abandi bapagani baba hanze bataba mu rusengero. Wirwa kwepana n'abaturage, uri umujura, wirwa wiba inkoko z'abandi, wirwa wiba inkwavu z'abandi, wirwa utemagura ibitoki mu nsina z'abandi, wirwa mbese uri igisambo ruharwa, na leta iramutse igufasha yagucamo kabiri. Nutagarukiraho icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho. Uzashituka bateruriye hano inyuma, icyo bita gutera ijeke, bakujyane kugufunga, ariko polisi itaragufata reka tukwaturire imbabazi z'Imana. Bibiliya yavuze ngo nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Tugeze mu gihe gikomeye aho umugore ubyaye 5-6 yibambaza ku gasore k'imyaka 18 garashaka ko babana. Nicyo gihe tugezemo. Tugeze mu gihe gikomeye aho umuntu ajundika itabi ry'ubugoro afite imyaka 30. Tugeze mu gihe gikomeye aho umuntu agenda n'imiti yo mu bapfumu, ngo abapfumu baramubeshya ngo niyo ngo nayiryamira ngo nibwo azasinzira neza. Iyo ni logique ituruka ku badayimoni. Amahoro yuzuye aturuka mu kwakira Yesu. Amahoro yuzuye, umutekano wuzuye, kugirirwa icyizere byuzuye bitangwa n'Imana. Ndinginga ijuru muri uyu mwanya ngo ryongere rikubature rigukize ibyaha rwose. Kugera ku rwego umuntu ashobora kunywera 40,000 nta mituweli de sante agira. Kugera ku rwego umuntu ashobora kunywera 20,000 nta gatenge heruka kugurira umugore, nta myenda y'abana, abana bakagendesha ibirenge, nta gutanga minerivare, wowe ukanywera 15,000 cyangwa 20. Ukanywa urwagwa ugashyiraho ikigage ukavunguriramo kanyanga, urumogi rwakumennye amaso, niyo urebye umuntu bagira ngo warapfuye kandi ukiri muzima. Ariko ndinginga ijuru ngo ryongere rikumbature. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 yarabandikira babwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera bikaba birashize. Nungenza utyo mwami umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza, niho nzakumenya yuko tiri imbere yawe ko zahurana. Nashakaga kubona uko nywa amazi mugarukira aho ngaho. Ndi ku ijambo ryitwa kubaturwa n'Imana. Kugera ku rwego umuntu abatwa akaba umupagani akaraba nimwe mu cyumweru, umwanda waramuzengereje, agira ngo mbibutse yuko no kugira umwanda ubwabyo ari icyaha. Kugera ku rwego umuntu akubwira ngo ngira umujinya, ngo nuwo mu gisekuruza muri 16 ngo tuvugana 2 naguhereje ikofi. Nutihana ngo ukizwe, Imana ifite umukozi wawe witwa polisi bazajya baterurira hano inyuma. Kugera ku rwego umukazana yanga nyirabukwe akanga umukazana we, abana bakanga ababyeyi babo, urumogi rukazengereza b'iki gihe, abantu bakajya kuraguza, abandi bakabindaya, abandi bagaterekera. Reka mbwire umuntu ukijya kuraguza n'ugiterekera n'indushyi ku rwego rw'isi.
kandi niba hari umujura ruharwa wuzuye n'umupfumu nawe ni igisambo ruharwa, arirwa kubeshabesha, arirwa bateranya ngo iruhande ngo rw'iwawe ngo hari umuntu muturanye ngo niwe ngo ukuzengereza. Wabaho wenyine nta muntu muturanye, akirwa guteranya n'abaturanyi kandi ugataraka ngo urajya mu ijuru ntaryo, kereka niba ari igitaramo. Ariko ndinginga ijuru ryambabariye nawe ngo ryongerere kubabarira. Nanjye Yesu yarambatuye muri 97, ambatura nari umupagani rwimbi. Muri 97 nabaye igisambo ruharwa. Icyo gihe nari nyoboye amabandi 73, harimo umugenzuzi ushinzwe discipline, secretary ufite masters n'umubisi muri lisansi. Dukoresha inama y'abajura ukagira ngo ni ya guverineri, akavamo n'imyanzuro. Ariko muri 2003 mpuye na Yesu aramfata aranyiyegereza. Aba Yesu yababariye ibyaha, nimwongere mu mukomera amashyi. Twese twari twarize kereka babiri muri twe. Umwe yaratashye yitwa Pastor Theogene, undi ni umujepe arinda muzehe. Icyo gihe yaratuyoboye, ari umusirikari, ayoboye abajura bose mu mujyi wa Kigali, ayoboye n'indaya, arya n'ubugoro kandi ari umusirikari. Yaje gukizwa nyuma, ni umudiyakoni kuri ADPR Kabeza muri paruwasi ya Kicukiro Shehe. Aha, ndibuka umunsi nazibagirwa, n'umunsi nigize kwiba inspector muri police. Ibyo byuma ntibisakuze, birajya bijyamo, sinangonga kubicuranga umuntu uyoboye arimo kuvuga. Mujye mubicuranga amakuru aragezweho, nibwo sonorisation igenda mu mucyo. Munsi nazibagirwa n'umunsi nigize kwiba umuyobozi umwe muri police, aba yitwa inspector wa police. Ndamufata mutwara 3 miliyoni n'igice ku butubuzi. Mujya muvana witwa abatubuzi kumva amafaranga ahindutse impapuro, telefone igahinduka isabune cyangwa ibuye. Ninjye wabikoraga, kandi ubwo niyo nagwaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umesheshe. Nagwaga igitiritiri cy'ikigori cyangwa nkaguha ibuye. Yagera imbere ati byahindutse, ati amafaranga impapuro, ati telefone ibuye, ati ntangiye guhuma. Akabeshya gatangiye guhuma kubera ubwo batigenda yakwemeje. Kandi nta burozi nagiraga, nta n'imiti yo mu bapfumu, ni ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi. Kandi icyo gihe nari mfite imanite gusa, nibwo nari nkirangiza secondaire. Hashize nk'ibyumweru nka 2 mfatirwa kwa mukanga mu Gatsata aho nakiniraga biyare. Inspector muri police aba yambaye inyenyeri 2 mu gisirikare bayitwa Lieutenant. Kidukasiya ide 2 zateruriye hano inyuma, muze afite abahungu bazi gufata. Ari ukuntu bakwegeraga hano inyuma, ipantaro igahinduka kabutura. Kandi nudakizwa niko leta yacu bimwe izahaterurira. Barasimbiza ngo basimbize, ipantaro ihita izamuka itigera mu mavi, karuvati irarereta n'amarinete yitura hasi. Kuva na kera nkiri n'igisambo guhera muri 97 nabanaga nambaye karuvati. Nubu niyo nigisha niba turemba nambaye karuvati, niyo nigisha korari nijoro mba nambaye karuvati. Ntabwo naba narambaye karuvati ndi igisambo ngo mbere kutayifunga ndi umukozi w'Imana. Nkorera chef d'état major umukuru witwa Yesu. Barasimbiza, ipantaro itigera mu mavi, baramanukana ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari kiva mu Gatsata kigana muri ofisi. Barakwega cyane, bakweze ipantaro ihita ishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye gakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Urumva icyo gisebo? Bibiliya iravuga ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho. Ariko niwemerera Imana kuri umunyabyaha, Imana irakubabarira, iragukiza ibyaha, iguhindura icyaremwe gishya. Ngo ngere muri ofisi, baramanukana ngeze ku kiraro, barakwega ipantaro ihita ishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye gakabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Ngo ngere muri ofisi nsanga arimo yambaye civile, akingubita amaso ahita abwira komanda ati niwe wanyibye. Komanda ahita amubwira ati ni igisambo ruharwa. Bazana igitabo banyandikagamo, nitwaga Rasta kandi nta musatsi ngira. Barabara bati Rasta kwibisha ikaramu, nakwibaga 0 haba nagutwara 2 miliyoni n'igice. Rasta kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, garuka usubire, gukodesha amazu atarayanjye. Nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nageragayo nkasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupangayi. Yamaramo iminsi 3 bagakubita bakanaga hanze amafaranga narayatwaye. Ariko muye n'uyu mugabo witwa Yesu aranyiyegereza. Aho niyo bangu bisinkwanizwa mu birenge ndirahira nti data na mama n'abapandekote mu karere ka Rulindo.
mvuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo mu murenge witwa Kinzuzi. Barakubita niza secondaire kuri apa Kitumba batujye kwiga ntabibaha. Saa 9 z'amanywa barampakira abantu hara Kicukiro bamfunga amezi 9 mfite ibiro 93 sohoka mfite 31. Uwo munsi nasohotse mfite ibiro 31 nibwo nageze ku Kimisagara kuri Electrogas sanga umuntu arimo aracuranga radio Sonoteke mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Umunsi navuye muri gereza. Ntabwo amapingu yacu mujura mu bujura. I know. Kuko bitinda gatatu mu cyumweru ntabwo byaca mu muhanda hitagera. Ariko mu ijoro dufite umugabo witwa Yesu. Afata abanyabyaha akabahindura icyaremwe gishya. Agafata abashizi b'isoni akabahindura icyaremwe gishya, agafata imbyarya n'abajura n'amabandi akabaha agakiza. Yesu ko ukora ibyo ngibyo nimwongere mu mumpera amashyi. Gusa duhuriye mu nzira sinkubwire ko nari igisambo wapfa kubimenya. Duhuriye mu nzira sinkubwire ko nanywaga urumogi wapfa kubimenya. Iki gikara ni kubera imbabazi z'Imana. 2008 umuntu yarambwiye nari ntari nimariye. Arambwira ngo ntukajye wimenina. Ngo kwirirwa ubwira abantu ko ari igisambo batakuzi kandi ufite ubumenyi bw'isi, ufite ijambo ry'Imana ryinshi muri wowe, ngo ntukajye wimenina. Urumva iyo logique? Kwimeninda yo nyimennye se kari yanjye ni yawe. Arongera arambwira ngo nta n'umukobwa ngo uzakwemera. Ngo muri ADPR nta mukobwa uzakwemera n'ubwo buhamya bwawe. Na Yesu yarambengutse nkanswe umukobwa. Uzo munsi nsaba urukundo Jacqueline nyirangiro nsanga. No muririmbye muri korale yitwa Jehovah Jireh yo muri sepo ya Iyerika. Munsi musaba urukundo nari nsanzwe mfite nimero ye. Nsanzwe nsuri iyo korali mu masengesho mbigisha ko amakorali yo muri ADPR akunda gusenga umwigisha akayigisha ijambo ry'Imana. Nsanzwe mfite nimero ye ampamagara ati dusure muri korali. Igihe kigeze numva mfite gahunda yo kwimariya musaba urukundo. Ndamuhamagara kuri telefone nturi he ati ndi mu kazi. Igihe cyo gukora ubukwe ko cyenda kugera uranyemerera nzakugira umugore. Nge namuterese kijyama ntabwo nigize ntereta nkuko waterese. Arambwira ati subiramo n'igihe cyo gukora ubukwe kirenda kugera uranyemera nzakugira umugore. Arambwira ati ahubwo waratinze kubimbwira nuko uko bwahise gutaha. Namuhamagaye ku wa gatanu kuwa mbere duhurira hashika turipimisha dusanga turi bazima. Mumanukana muri nyobozi kuri ADPR muhima aho nkorera umurimo. Mwereka umushumba witwa Ruzima ati komeza umushinga mugarura ku Gasave uko Iyerika barurwa muri paruwasi ya Gasave. Mwereka umushumba arambwira ati komeza umushinga mu byumweru 2 nderekanwa mfata n'irembo mu mezi 2 nkora umurenge muri 3 ADPR duha turi Mariya ubu turanabyaranye. Nubu nandikiwe kumuhamya 3 mu cyumweru. Iyo mumuhaye akuramo marinete n'umugore munini. Iyo mumuhaye akuramo marinete akarira akabwira Imana ati ndashimira Imana ko yakumpaye ati yo nkubengana ariko mfite abadayimoni nk'icyatanu. Akarira ntirirashaye ikidamange ntirira Yesu yarabyemeye. Umuntu ababaye icyaremwe gishya ibya kera bikabirashize. Urumogi ruragenda, ubwesikora bukagenda, ubujura bukagenda, umuntu akagenda yemye rwose. Sikera ntarakizwa ukuntu nasaga nari mfite iminwa minini ngana nk'iyinka. Dore uko nasaga ntarakizwa. Se cameraman ari he ngayikamera. Dore uko nasaga areba ya majigo wagira ngo nayi nka infirizo. Reba iyi minwa n'urumogi namaga rwish ndi igisambo ruharwa. Ariko ndinginga Imana ngikumpera agakiza. Uwo mushinyi ufite urwo rwangano ugira ibitutsu tukana nk'iby'abashumba ubwo bujura bwawe ubwo businzi bwawe ndinginga Imana yambabariye ngo nawe kubabariye. Aha nanywaga urumogi rwitwa ijisho nasanga Irene n'umutwe. Urumogi rwaramennye amaso. Yo nagendaga nshomotse ngiye kurusumba gucomoka no kugenda nakubitaga rampi. Nagendaga ntakozeho kugira ngo ntatoneke isi. Ntagera mu irigara naho rwacururizwaga. Ahita mbwira umupushayi ni umucuruzi w'urumogi dogiteri yitwaga dogiteri. Amubwira ni mwana bira ati yego genge. Uyu munsi uramena se. Ati uyu munsi ndagushoreza kunshoreza no kumpa urumogi. Ni imvugo zibapfiriye ku mubumbe. Ariko Mana ndashigushimi mutunzi y'imbabazi uri umutwaro utwara abatwara. Ati ndakumena ku ihene wayimenya si ihene ni senkisi.
yamara kurumpisa nkaruroringa nkarutotora nkakuramo ikivunga, ubwo umucomyi wacomye n'inkora gutya arahita abibona, nkakuramo imbuto. Rayani ndabona yasetse cyane, menya yaracomye. Rayani n'imvuga ibepfiriya ku nyanja, arushyira muri rejya ni igipapuro twatekeragamo, nkarugarura muri rizira, nkarukoresha urutoki, nkarucoma. Kandi ubwo ntabwo wamara kurucoma kugenda nka babisi, wagomba kugenda nka rasitame. Yewe iyi ngendo bayita kudatoneka isi, ariko mpuye na Yesu arambatura. Aba Yesu yabatuye nimwongere mukomera amashyi umutunzi w'imbabazi. Ntiwigirire nabi, nubwo wagambiriye kwiyahura, nubwo ishari ryakuzengereje, nubwo ibiyobyabwenge bitandukanye byakuzengereje, ariko niwemerera Imana kuri umunyabyaha, Imana irakubabarira rwose. Bibiliya ivuga ngo naho byatukura tukutuku, ngo Imana yabyeza agasa nka sheregi. Ngo naho byatukura tukutuku, ngo Imana yabyeza agasa ubwa bw'intama bwera. Bibiliya ikavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Ko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 n'uwa 20. Umunsi ntazibagirwa, kuko ngira ubuhamya butwara ibyumweru 2, ariko kandi iyo uzakora igihe kirekire uvuga ibintu bike, kandi iyo ushaka gukundana nabo uhagaze imbere ubava imbere bakigukumbuye. Niyo systeme. No muri theology habamo amasomo 5, navuga 3. Irya mbere ni uguhabwa iminota 40 ugasigazamo 5 ukava imbere abanyetorero bakigukumbuye. Irya kabiri ni ukudahabwa iminota ngo utangire uvuze induru ngo ni mike, ngo kandi wari ufite ibintu byinshi na Yesu yagiye atabirangije. Irya gatatu ni ukudahabwa umwanya ngo wiperezante utangire uvuga nitwa Alexis nyoboye abagabo ku Muhima, ndere kwangenza ibihugu 13, ndi umutumishi ukomeye. No, ingunguru yirangira ibiri mu busa. Aha ndihuta cyane. Muri ubwo bupagani bw'indangakamere, umunsi ntazibagirwa ni umunsi nafatiwe munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo mu Gatsata muri Muvuduko. Magera saa 12 za nimugoroba, nsanga abana barimo barakina umupira. Mbatuma biswi kuri butike, basiga badakinze. Basize badakinze, mpita mbatera Westdoro, mpita ninaga ku rugi rwo hanze. Nari ntegereje ko umugabo n'umugore bava mu kazi bagakingura icyumba cyabo, bajya muri dushe, nkahita mbatera rampingi, nkahita ndara munsi y'igitanda cyabo. Protokole badufashe, badukorere protokole. Ntabwo njya nkunda kubwiriza abantu banyura imbere yanjye kenshi, no mu rusengero sinjya mbikunda. Aha, bava mu kazi bakingura icyumba cyabo, bariyambura, bajya muri dushe. Twebwe mu mujyi wa Kigali tugira umuco, iyo muhuriye mu rugo mukorana dushe, kuko umugabo n'umugore, umushumba akimara kubeza, umwe ab'umugabo w'umugore umugore w'umugabo, mukorana dushe ntacyo biba bitwara. Bariyambura bajya muri dushe. Bageze muri dushe, nari nishe ku muryango w'urugi, mpita mbatera rampingi, mpita ninaga munsi y'igitanda cyabo. Uwo mukino witwaga peverasiyo, gupeverera munsi y'igitanda nk'inzu wayiguze. Nari ntegereje ko bava gukaraba bakarya, bamara gusinzira, nkahamagara imodoka nibishaga, saro yose tukayitwara. Icyo gihe nibishaga imodoka, mpahisha n'imodoka, nyoboye amabandi 73, twese twarize kereka 2. Ariko icyo gihe nari mfite imanite gusa, nibwo nkirangiza segonderi, andi nayize maje kwakira agakiza. Aha, bakiva gukaraba sinzi ikintu bapfuye, baba bararwanya. Buryo umugore n'umugabo iyo badafite umwuka wera barashonana n'inkoko. Ibyo nkunda kubyigisha mu rusengero, nigisha bubatsi ngo niho mbigisha ibintu 5 biba mu rugo. Ngo basekurane, baratikagurana, ndabategereza bariyunga. Biyunze baranaganira. Baganiriye ndaturika ndaseka. Ubwo iyo mvuze kuganira ni kwaje kwa plani. Kuko umugabo n'umugore iyo biyunze umurimo w'Imana urakora. Hanyuma ngo nturike nseke, ati twakingiranye n'ipusi. Ngo cekinde, ati mada, ati umuntu yagezemo. Sinzi ahantu yakuye ifirimbi, avuze ifirimbi. Bagotagota inzu. Bankubitiyemo inkoni, mva amaraso nka 15. Ndashimira Imana. Imyaka 20 irashize nta muntu aruka kunkubita. Imyaka 20 irashize ntabwo mperuka kwambara amapingu. Imyaka 20 irashize mfite amahoro yuzuye.
yaba mu itorero, yaba no mu gihugu, yaba no mu muryango. Yesu wakoze ibyo, nakumbaturire akunkiriza ibyaha. Umushinya ugira, urwangano ugira, ibitutsi tukuwa mwashakanye, umwanda ugira mu rugo iwawe, ndinginga ijuru yababariye ruharwa regisi ngo nawe rikubabarire. Ndihuta cyane, ngiye gusimbuka kwiba Sainte Famille mu kiliziya 200,000. Nuko wenda ntarimo amaradiyo wenda atahagera neza, yaba refredio yacu ya DPR ikorera iyerika, yaba umucyo, yaba inkoramutima, yaba Sana Radio, hanyurwaho hakunda kunyuraho ibyigisho byanjye, yaba mu ijambo ry'Imana no mu buhamya, yaba no kuri YouTube. Iyo wanditseho mu Rwanda Shyaka Alexis uhita ubona uyu mugabo umeze gutya w'igikara na karuvati, bantangaho ibyigisho bitandukanye. Ngiye gusimbuka kwiba Sainte Famille mu kiliziya 200,000. Ngiye gusimbuka kwiba umukecuru ku Gaseke Ibyumba agurishije amatungo 2 yitwa ihene, azamura ingutiya 3 yari yambaye ashyira muri mugondo ya 4. Agaruka mu isoko muterera deduwa ndayazana, zangutiya ndazerukura zisubirayo. Kandi iyo dutanga ubuhamya gutya ntago aba ari ukwimena inda nkuko analize ababibona. Iyo dutanga ubuhamya gutya ntago aba ari ukwimena inda. Icyambere gituma dutanga ubuhamya ni ukugira ngo tumenye amabanga ya Satani. Icya kabiri ni ukugira ngo tubwire umuntu ufite umuntu utarakizwa ngo nakomere, iyahamagaye ruharwa regisi iracyakomeje akazi. Icya gatatu ni ukugira ngo twerekane imbaraga z'Imana, tubwire abanyabyaha ko Imana yabaha agakiza, tubwire ababaswe n'ibiyobyabwenge ko Imana yabaruhura, tubabwire ko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi. Ikindi kandi iyo dutanga ubuhamya gutya si ukugira ngo nawe w'igisambo ubone uburyo ujya kwiba, kuko niwibesha amaboko bazayavuna, amahirwe y'intama si yo y'ihene. Kandi uwibye yaribye, uwanyweye urumogi yararunyweye, uwakoze ibyaha yarabikoze. Mubaye abanyabwenge mwakitaye ku iherezo ryanyu, kuko impanda y'Imana igiye kuvuga. Kandi Yesu nubwo yabatinze, urupfu narwo ntabwo rutinze. Ubupfuye wajya, ubushizi bw'isoni ugira upfuye wajya, itabi ry'ubugoro urya upfuye wajya, imiti yo mu bapfumu ugendana upfuye wajya, isharu ugira upfuye wajya, ubwomanzi bwawe upfuye wajya he. Ariko ndinginga Yesu wankijije ibyaha ngo nawe akubature rwose. Aha ngiye gusimbuka no gukodesha amazu atari yanjye, nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Ngiye gusimbuka gucanga ikibiriti umuzungu narara kari Yesu wakabonye, no gutera igishyimbo cyo bita kubukisha inka amaboye. Simbuke ngera ku buhamya bw'umugore wanyifunze afite imyaka 40, afite imyaka 19. Ari narize neza ku gihe cyacu kurangiza ufite 19, wabaga warize neza pe. Ntago ariko nko kuri no generation yacu umwana arangiza secondaire afite 16. Ndamufite mu Lieutenant Colonel duturanye ku Gisozi, afite umwana w'imyaka 16 arangije secondaire. Umwana iyo atangiye neza agatangira afite imyaka 2 n'amezi 6, akazamuka 16 abarangije secondaire. Ku gihe cyacu rero wagiraga na 25 utararangiza secondaire. Aha nza gukubitanamo n'umugore witwaga Mama Batamuriza, namuguriraga inyama y'iroti n'umwijima asiko ndi n'igisambo. Aza gufata nimero yanjye ya telefone arambwira ati ninjya mbona imari nzajya nguhamagara uzitware. Nti nibyo. Hashize nk'ibyumweru nka 2 arampamagara muri weekend aturihe n'idimburu. Ati se wansura? Nti nagusura nta kibazo. Ngiye musura nzi ko afite umugabo, naho kumbi nta mugabo agira, abana n'umukobwa witwa Batamuriza. Batamuriza rwose ni n'inkumi yashingirwa kuko 2019 yakoze graduation muri KIST. Mba ndamusuye ngo ngereyo nsanga afite umukobwa witwa Batamuriza, turaganira bigeze saa 12 za nimugoroba nshaka gutaha. Nshatse gutaha arambwira ati waraye. Ndamubwira nti se uyu mwana amenye ko naharaye ko yankubita inyundo. Arambwira ati se uyu mwana azanye ibintu byinshi mutera umugeri. Sinumva iryo jambo ry'uko se umwana bamuteye umugeri ngo nitahire nanjye ndarara. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha wese ni nk'ikigoryi, niko Bibiliya ivuga. Kandi Bibiliya ikavuga ngo Nabali nawe yari ikigoryi, ariko akagira umugore w'umunyabwenge witwaga Abigayile. Mbandaraye umva 19 uri imanzi n'umugore w'imyaka 40 wabyaye ufite ibiro 116. Iyo nashaka kumureba yari muremure, iyo nashaka kumureba narararamaga. Mbandaraye ngo bucye mu gitondo nshaka gutaha, nshatse gutaha arambwira ati wabaye umugabo wanjye. Ahita abwira Batamuriza ati ni papa wawe. Batamuriza barampamagaye ati papa ntikarabe.
ati papa ntikarame. Mama Batamuriza ati papa bata ntikarame. Ati papa w'umwana wanje ntikarame. Mba niswe papa w'umwana muri icyo gitondo. Buriya abagore 70% ntibagira isoni. Mutagereze namwe kurarana n'umugore ijoro rimwe mu gitondo akaguhamagara se w'umwana. Icyambabazaga Mama Batamuriza yarankubitaga. Ya baba. Mama Batamuriza yarandiha. Ubwo Analize ajya guhita avuga ati se umuntu wakwitwaga n'umugore yari umugabo nyabaki. Na hano muri iki giterane harimo abagabo 3 nanjye wa 4. Mama Batamuriza yakubitira icyari. Mama Batamuriza yari afite sentire 3 zo kwa Karirosi. Akina shodokani yarakoze na gendarmerie ku Habyarimana. Yigeze kumpereza ikofe nitura hasi ngiye kwa gukahita nkandagira mu gatuza arafunya none taniga ndashimira Imana katanize. Ntabirariyeho yankubitaga zero. Analize ku bumenyi bw'isi ashaguhita anyanaliza akavuga ati se Alexis yaguhoraga iki? Kandi kwanaliza si icyaha no gukritika iby'Imana. Mama Batamuriza yamuhoraga ibintu 3 ariko nkunda kuvuga 2 icya gatatu nkakigira ubwira. Icya gatatu nicyo ku rwego rw'isi. Kuko iyo nashaka kwambuka ngiye hakurya muri Canada nasangaga passport yanjye yararangiye akaba mpereje ikofi. Ongera nkiyandayana ngo ndebe ko sinya zuzuye ziri ku byangombwa wapi akaba mpereje umutwe. Nicyo yampora. Imana ibambaturire ibakiza ibyaha. Kandi no kuri no generation yacu uwo mukura hari asanga umugore ubyaye 5-6 arashaka kwifunga agasore k'imyaka 18. Uwo mukura hari ariko mwirinde ibyaha, mureke ibiyobyabwenge, mubana amahoro, mureke amakimbirane mu ngo zanyu, abana bakunda ababyeyi, ababyeyi bakunda abana, umugore n'umugabo bubahane kuko Imana ikunda umukiranutsi. Bibiliya yamuhoraga ashaka ko mesa nkatera n'ipasi. Amubwira ninjye ntabyo nakora akanyicarira nk'uruhibo. Cya kabiri yamuhoraga ashaka ko nta saa 11 nazirenzaho isaha imwe akankubita kenda kunyica. Ntabirariyeho yakubitaga zero. Utiya kwifunza igihe kingana iki? Yanyifunza imyaka 2 n'amezi 8. Uti ntabwo mwigize mubyarana, ntabwo twigize tubyarana, yari afite ubwenge nk'ubwabiki gihe bafite. Eka mbabwire niba hari umuntu ufite akaga n'amakuba n'umwinjira nawe afite akaga. Umwinjira afite akaga gakomeye. Ndihuta ngo no kuranguza mu mangazini atara yanjye miliyoni 11 nahasimbutse kuko nari igisambo cy'igikire ariko kidatunze Imana cy'ikinyabyaha ruharo ariko kidafite n'umwuka we umupagani rwimbi uzwi. Ndahumuriza umubyeyi ufite abana bamunaniye, ndahumuriza umudamu ufite umugabo waguye, komeza wizere Imana uyubahe, iyahamagaye rwa Legacy iracyakomeje akazi. Kandi icyo nkundira Yesu ashobora kukubabaza imyaka 10 yaguteturura icyumweru kimwe ahakwibagiza imibabaro yose wababaye. Ni umukozi w'umuhanga. Analize ashobora kwibaza ati subwo Yesu yambabaza, Yesu yakubabaza ariko ntabwo ahora kubabaza ite. Analize reka muhereza imirongo iri muri Bibiliya kuko igihe tugezemo ni igihe kirimo ubumenyi bwinshi bw'isi. Yubwirije utavuga naho iryo jambo ryanditse, Analize ahita avuga ati arabeshya iryo jambo ntabwo rihari. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 6. Yeremiya 9:6. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati dore nzabashongesha mbagerageze ukundi nagirira abantu banjye n'ukuye. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 29. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 4. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 4 umurongo wa 19. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse umuremyi wo kwizerwa ubugingo bwanyu ngo kandi bagumye bakore neza. Ariko mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cy'icumi umurongo wa 13 kuri B, nubwo hari ibigeragezo yarababwiye ngo hamwe n'ibibagerageza Imana izagenda ibacira kanzu. Nimwakira kanzu ko Uwiteka. Kandi abarimo kwiga ishuri ry'ibigeragezo ni mukomera, bari mu nzara, kwangwa n'imiryango, amadeni, kugira abana bakabibirara kandi uri umukristo ni mukomere. Abari mu ishuri ryitwa ibigeragezo ni mukomere, n'ubundi n'umwana w'umukire ahora yiga. Mwana ufite se na nyina afite ubushobozi bw'isi ariga kayakakamba, niyo aje muri vacances bamushakira umuntu uzajya muhugura amwibutsa ibyo yize kuko se na nyina ari abakire. Natwe Yesu ni umukire. Uko Yesu yamfashe nkahita nsoza. Kuko kuva imbere y'aba banyabwenge utababwiye uko Yesu yagufashe ntacyo waba ukoze.
kandi ndi umwe nanjye mu bajya kure, kandi ejo nzigisha ku Rurembo Igicumbi mu mujyi Igicumbi, niho nzigisha amateraniro abiri mu rusengero, nkakomeza na konseri nk'iyi ngiyi saa 7 z'amanywa, kandi mba nananiwe nanjye ndashaka kuzamuka i Kigali. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge, aragitegura bagitumiramo korali Sayuni na korali Duhuza Umutima na Muhima, baragenda barambagiza umwigisha mwiza wahoze yibisha imbunda afunga na kace, bamuruga iwanjye rumagira rwamenya amaso nje kwiba abaturage, bagere muri ADPR Muhima rusengera yashyize igiterane nk'iki ngiki cyo kurwanya ibiyobyabwenge 3/3/2023. ntangira guhimbaza Imana urumagira rwamenya amaso, numva dayimoni arambwiye ngo mwana Jameli ndashimira Imana ko sigaye numva ijwi ry'umwuka wera. Mbere nayo numva ijwi ry'abadayimoni, numva dayimoni arambwiye ngo abaturage bose barapfuye ngo nige muzima bacu. Burya ibintu ni bibi, nutumva ijwi ry'Imana umubiri uturuka ku badayimoni. Numva dayimoni arambwiye ngo abaturage bose barapfuye ngo no mu giterane ngo urakuramo yo kurya. Banikoyeje muri korali Sayuni, ni itorero riri muri paruwasi yacu ya Muhima. Ko muri kino gihe ADPR amaparuwasi yari yagabanyije, ahari amaparuwasi 10 bakuramo imwe. Iyo paruwasi yacu ya Muhima ifite amatorero menshi arenga 20. Banikoyeje muri korali Sayuni, banteye Dedua, umugabo wari urimo ikofi irimo 61 mbandayifata ndayihisha, naho kumbi n'igihe cyo kwagara kizanye sinagera. Umwuka wararanzitira nge sinagera. Barakomeza barahimbaza, banikoresha muri korali Duhuza Umutima, hari harimo umugore w'umukire kubaka urwo rusengero rufite yitanze miliyoni 24 z'amafaranga. Nimumara gukizwa mugakomera, Imana ibampere n'amafaranga. Uko gukizwa ukaba ufite n'amafaranga uburyoshye, Imana ibanze ibampera agakiza gafatika, ibampere n'amafaranga. Uko mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cy'umunani umurongo wa 32 yaravuze ngo mbese ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Imana ibampere n'ibi bikenewe. No mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 5 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yitaye kuri mwe. Imana ibitayeho, ntimwigirire nabi, ifite gahunda yo kubaha agakiza, abaguye ikababyutsa, ikabahindura icyaremwe gishya. Banikoje muri korali Duhuza Umutima, banteye irirenga no gukora umuntu mu mufuka. Bamuteye irirenga, samusanga yaracigura nshyashya, mbanda y'imwiki. Bakira umwigisha, asoma ijambo ry'Imana, atanga ubuhamya, avuga ukuntu yibishaga imbunda, afunga kace, ijwi rirambwira ngo mutega amatwi. Arekuye ubuhamya, numva icyokere kirandenze, numva ntangiye guhinda umubiri wose. Reka mbabwire abanyetorero, ijambo ry'Imana n'ubuhamya bigira imbaraga. Ngo arekure ubuhamya, avuga ukuntu yibishaga imbunda, afunga kace, anika abantu akabahotora, ijwi rirambwira ngo mutega amatwi. Agiye gusoza baravuze ngo muri iki giterane nta muntu waba urimo ukeneye kwagira agakiza ngo amanike ikiganza. Sinzi ukuntu natombotse nti ndashaka kwihana. Abaririmbyi batari hano we, bati nimucungana n'ibyuma na mikrofone, bati n'igisamba ruharwa, induzi bazira gusa. Umupastori uri mu kiruko cy'izabukuru witwa Bodo Pascal na mwarimu witwa Specioza uraye neza, barahaguruka baravuga bati nimutuze, n'uwari Sawuli yahindutse Pawulo. Ndavuga nti n'ukuri, ntinatsinzwe n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya, n'ikimenyimenyi, mfite ikofi yuriya mugabo ngo areba ate ati n'igipesi yagiturikije, Mwuka Wera aremeza. Reka nibwire n'abari abo hakurya, Roho Mutagatifu iremeza. Umunyabyaha Roho Mutagatifu yamusanze ahindurika icyaremwe gishya. Bandayimushubije, barabara basanga 61 aruzuye. Ni kandi ntinuriya mubyeyi, ntiyakira telefone ye nayitwaye, ngo arebe mu isakoshi, ati n'agasakame yagafunguye, ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korali bareba shye. Aho niho nahise mbusubiza, nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, gukodesha amazu atarayanjye, kurara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo, kunywa urumogi no kurucuruza. Ndihana, ngiye kumva numva ku bitugu byanjye hava ikintu kingana nka toni. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ni umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Komera Imana amashyi. Uwo Yesu wambatuye
akankiza ibiyobyabwenge, akankiza ibyaha bitandukanye. Niwe naje kukubwira ngo numwemerera ko uri umunyantege nkeya aragukiza ibyaha rwose.